akaga gaterwa no kutamenya. Akaga gaterwa no kutamenya amateka yacu y'igihe cyashize. Ubunararibonye bwose bw'ukuri mu byerekeye inyigisho z'idini buzaba buriho ikimenyetso cy'Uwiteka. Abizera bose bakwiye kubona ko ari ngombwa ko basobanukirwa n'ukuri buri muntu ku giti cye. Tugomba gusobanukirwa n'inyigisho twigishijwe mu buryo bwitondewe kandi dusenga. Neretswe yuko mu bantu bacu harimo benshi badafite icyo bazi ku byerekeye uko ubutumwa bwa marayika wa gatatu bwatangiye, bwahagurutse n'iterambere ryabwo. Hariho ubukene bukomeye bwo gushakashaka mu gitabo cya Daniyeli no mu byahishuwe, maze abantu bakabyiga bitonze kugira ngo bamenye ibyanditswemo. Reka dusuhuze abantu bose bateze amatwi icano umucyo w'isabato. Tubasuhuze mu izina rya Yesu, tubabwira ngo amahoro y'Imana abane namwe. Twishimiye kubana namwe mu gihe kigera hafi y'icyumweru twigana amagambo y'Imana nakwita ivugurura mu by'umwuka, ndetse ayo magambo ni amagambo afite insanganyamatsiko ngari, ifite umutwe uvuga ngo akaga gaterwa no kutamenya. Iyo niyo nsanganyamatsiko ngari tuzarebera hamwe, nubwo izajya igira n'indi mirongo migufi tuziga, ariko insanganyamatsiko ngari tuzarebera hamwe mu gihe kigeze hafi y'icyumweru. Bishatse kuvuga ko ari icyigisho kirenze kimwe. Niyo nsanganyamatsiko yitwa akaga gaterwa no kutamenya. Tuzifashisha Bibiliya cyane cyane, niyo tuzakoresha. Ariko mbere y'uko twinjira muri iyo nsanganyamatsiko yacu, reka tubanze dusenge. Data udukunda uri mu ijuru, Imana nziza, Imana y'urukundo n'amahoro, Imana itwitaho ikatuzirikana, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turagushimye muri uyu mwanya, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye ijambo ryawe wandikishije kugira ngo ritubere umuyobozi tutayoba, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugiye kuzaryiga muri iyi minsi iri hafi y'icyumweru. Turagusaba kugira ngo uzayobore ibitekerezo byacu mu ijambo ryawe, Mwuka Wera azatwigishe, kandi ku musozo wa byose Yesu Kristo wari uzahabwa icyubahiro. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Nari maze kubabwira yuko insanganyamatsiko yacu ngari yitwa akaga gaterwa no kutamenya. Reka turebe ayo magambo twayavanye mu gitabo cyitwa Ivugabutumwa. Aravuga ngo akaga gaterwa no kutamenya amateka yacu y'igihe cyashize. Ndashaka kuvuga amateka y'itorero muri rusange. Akenshi iyo umuntu atazi amateka y'uko ibintu byatangiye, biroroshye cyane yuko adashobora kumenya uko ibintu bizasoza. Rero akaga gaterwa no kutamenya, baranditse ngo ubunararibonye bwose bw'ukuri mu byerekeye inyigisho z'idini buzaba buriho ikimenyetso cy'Uwiteka. Abizera bose bakwiye kubona ko ari ngombwa ko basobanukirwa n'ukuri buri muntu ku giti cye. Tugomba gusobanukirwa n'inyigisho twigishijwe mu buryo bwitondewe kandi dusenga.
neretswe yuko mu bantu bacu harimo benshi badafite icyo bazi ku byerekeye uko ubutumwa bwa marayika wa gatatu bwatangiye, bwahagurutse n'iterambere ryabwo. Hariho ubukene bukomeye bwo gushakashaka mu gitabo cya Daniyeli no mu byahishuwe, maze abantu bakabyiga bitonze kugira ngo bamenye ibyanditswemo. Imana ishimwe cyane. Ngira ngo abamaze iminsi bakurikirana ubutumwa bwiza kuri iyi platform y'umucyo w'isabato, tumaze iminsi tuhigira igitabo cya Daniyeli, kandi byari ibyigisho byiza cyane. Ababashije kubikurikirana ndatekereza ko bungukiyemo cyane, nanjye ndi umwe mu babashije gukurikirana ibyo byigisho. Byari ibyigisho bidusobanurira igitabo cya Daniyeli, kandi reka nshimire Imana kubw'umuntu waduhaye icyo cyigisho, umugaragu w'Imana Eric, Imana imumugisha. Natwe rero tugiye kuzamara iminsi tureba mu by'ukuri akaga gaterwa no kutamenya. Turebye mu gitabo cy'Abaroma igice cya 10:17 niho hatugaragariza ibijyanye no kwizera. Hatugaragariza yuko kwizera kuzanwa no kumenya. Urumva rero ko kwizera ni ikintu gikomeye cyane. Nta muntu ushobora kugira kwizera adafite ubumenyi ku byo yizera. Ugiye no mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 11 ahagaragaza intwari zo kwizera nuko zari zifite ubwo bumenyi. Rero tuzarebera hamwe mu by'ukuri ko kumenya ariko gutuma tugira kwizera. Rero agace ka mbere k'iki cyigisho tugiye gutangira cy'uyu munsi cya mbere karavuga ngo namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzaba batura. Aya magambo tuyasanga mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana mu gice cya 8 umurongo wa 32. Aho hagaragaza rwose yuko kumenya ukuri niko kubatura umunyabyaha, kandi kumenya ukuri niko gutera kumenya. Imana ihabwa icyubahiro. Rero ndifuza kubanza kubwira igitekerezo gitoya cy'umusore umwe nawe wari ufite ikibazo cyo kutamenya, wari warahuye n'ako kaga ko kutamenya. Icyo gitekerezo ni icyo mu gihe cy'Abagiriki cy'umusore washakaga kumenya, kandi mu by'ukuri yashakaga kumenya ukuri. Kugira ngo amenye ukuri yasanze umusaza bitaga wari umunyabwenge, kandi koko akenshi abantu bakuru baba barabonye byinshi. Amusanga rero agira ngo amusobanuze bimwe mu byo yifuzaga kumenya. Nuko aragenda, umusaza amubaza, ushaka kumenya ukuri? Undi amusobanura neza ko kuko ashaka kumenya ukuri. Arangije aramubwira ati ngaho nkurikira. Aramukurikira, bafata urugendo, baragenda bajya ahantu ku mazi. Bageze ku mazi, umusaza ati twinjire mu mazi, binjirana mu mazi. Arangije amufata ukuboko, aramubwira ngo azamure ukuboko afate ku musatsi we. Arangije icyo umusaza yamukoreye, yamwibije mu mazi. Amwibiza mu mazi nk'inshuro 3 zose. Icyabaye nuko uwo musore yabuze umwuka. Uko yagiye ashakashaka kuva muri ayo mazi ashaka umwuka, umusaza yamweretse ko uko yashatse uwo mwuka ari nako akwiye gushakashaka iki? Akwiye gushakashaka ubwenge. Rero mu by'ukuri ubwenge cyangwa kumenya ntago byizana, ahubwo turabishaka, ariko by'umwihariko tubishaka mu ijambo ry'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Reka turebe isomo riboneka muri Yeremiya igice cya 29 umurongo wa 13. Haravuga ngo
umurongo wa 13 haravuga ngo muzanshaka mu mbone nimunshakana umutima wanyu wose. Ariko ikintu kibabaje, bamwe bashakira aho batagomba gushakira. Rero mu by'ukuri ukuri nta handi twabasha kugushakira keretswe mu byanditswe byera. Imana ihabwa icyubahiro. Baravuga bati umuntu wese muri twe avuka afite ubwo bushake bwo gushaka ikintu adafite, kandi icyo kintu tuvuka tudafite ni ukumenya Imana. Rero mu by'ukuri nta handi twashakira kumenya Imana keretse gushakashaka mu byanditswe. Aho niho tubasha kumenya ukuri. Imana ihabwa icyubahiro. Turebye muri Yesaya igice cya 55 umurongo wa 2, we yabivuzeho iki? Yesaya yaravuze ati niki gituma mutanga ifeza mukagura ibitari ibyo kurya nyakuri? Niki gituma mukorera ibidahaza? Yesu yumvise yuko ari nta kamaro kwishinga ibinezeza by'igihe gito. Mu by'ukuri ibintu tugomba kugura bidufitiye umumaro mu bintu biri ku isi birenze ibindi ni ugushaka ijambo ry'Imana. Kandi umugaragu w'Imana we Yesaya icyo yavuze yuko tugomba kuza ku isoko tugatwara amazi y'ubugingo ku buntu, nta feza tugize gute dutanze. Naho Luka we yavuze yuko ubugingo bw'umuntu butava mu bwinshi bw'ibintu agize gute atunze. Umuntu ashobora kuba afite ibintu byinshi muri ubu buzima ariko adafite ijambo ry'Imana muri we, akaba adafite ubugingo buhoraho. Rero nta handi twabona ubugingo buhoraho ni ukubushakashaka hehe? Mu ijambo ry'Imana. Nanone ijambo ry'Imana ritubwira yuko ni amagambo aboneka mu gutegeka kwa 2, ndetse ayo magambo ndatekereza ko no muri Matayo igice cya 4 umurongo wa 4 ayo magambo ahaboneka, aho umugaragu w'Imana yavuze yuko umuntu adatungwa n'umutsima gusa, ahubwo ko umuntu atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Imana ishimwe. Mu butumwa bwiza bwa Yesu ko boneka muri Matayo igice cya 4 umurongo wa 4 ayo magambo abonekamo, ndetse no mu gutegeka kwa 2 igice cya 8 umurongo wa 3 naho ayo magambo agize gute abonekamo, aho bavuze ngo ahubwo yuko amagambo yose ava mu kanwa k'Uwiteka ariyo adutunga niyaboneka mu gutegeka kwa 2 igice cya 8 umurongo wa 3. Muri iki gihe rero tubona abantu benshi barahugukiye amadini atandukanye. Amenshi ashimangira ubushake bwo kwihuza no gukuraho insika ziyatandukanya. Haracyari byinshi byo kwigwa no gutekerezwa ku mitekerereze itandukanye y'amadini atandukanye. Mu by'ukuri iyo turebye tubona hariho amadini menshi, kandi mu by'ukuri kuba hari amadini menshi ntago ari umugambi w'Imana, kuko Imana ni umubyeyi wa twese, ni umubyeyi wacu umwe. Rero ntabwo umubyeyi yaba afite abana akaba atifuza yuko bagendera ku mabwiriza amwe, ngo bamwe bafite amabwiriza yabo, ngo n'abandi bafite amabwiriza yabo, n'abandi bafite amabwiriza yabo. Icyakora amadini ashobora kuba menshi, ariko mu by'ukuri itoro ry'Imana ryo rikaba rimwe gusa. Kandi hari uburyo bumwe rukumbi dushobora kubona itoro ry'Imana. Hari uburyo rukumbi dushobora kumenya ngo iri ni itoro ry'Imana. Amatorero agenda avuka hirya no hino ku isi, kandi buri torero ryemeza ko
rigizwe n'abantu Imana yikubitiye ikabashinga ukuri ko kumenyesha abatuye isi. Ariko urebye neza bigaragara ko ibyo bemeza byose bidashobora kuba ukuri, kuko ukuri ni kumwe gusa. Ntabwo ukuri gushobora kuba kwinshi, ahubwo ukuri ni kumwe. Mu by'ukuri nk'uko umuntu ashobora kumenya amafaranga y'ukuri n'amafaranga atari ay'ukuri akurikije, hari uburyo ashobora kuyareba. Hari uburyo umuntu ashobora kureba inote z'ibicupuri n'inote zitari ibicupuri, cyangwa se inote za icyo bita fobiye, cyangwa se inote z'ukuri. Hari ukuntu inote y'ukuri iba iteye n'inote itari y'ukuri iba iteye, iba ifite ibiyiranga. Rero n'itorero ry'ukuri ry'Imana riba rifite ibimenyetso, cyangwa se riba rifite ibiriranga. Ibyo bimenyetso rero turi bubirebere hamwe kugira ngo mu by'ukuri dusobanukirwe n'uburyo n'ukuntu twamenya itorero ry'ukuri. Twasoma amagambo aboneka mu Befeso igice cya 4 umurongo wa 4, aho biri tubwira ngo hariho umubiri umwe n'umwuka umwe, nk'uko mwahamagariwe icyiringiro kimwe cyo guhamagarwa kwanyu. Hariho umwami umwe no kwizera kumwe n'umubatizo umwe. Hariho Imana imwe, niyo data wa twese, idusumba twese. Imana ihabwa icyubahiro. Urumva rero yuko ni umugambi w'Imana yuko guhamagarwa kw'abantu b'Imana kuba kumwe, umubatizo ukaba umwe, kwizera kukaba kumwe, kuko mu by'ukuri dufite Imana imwe. Mbese mwebwe iyo mubirebye uyu munsi mubona ariko bimeze? Ndatekereza ko igisubizo ari wowe. Rero ni ikigaragaza yuko hariho ubuyobe mu buryo bukomeye cyane. Timoteyo se we yabivuze gute? Reka turebe uburyo Timoteyo yabivuze mu rwambere rwa Timoteyo igice cya 3, nako Paulo mu rwambere rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 15. Paulo yandikiye umusore w'inshuti ye witwaga Timoteyo ati, mbikwandikiriye kugira ngo nintinda uzamenye ibikwiye kugenzerezwa mu nzu y'Imana, niyo torero ry'Imana ihoraho, n'inkingi y'ukuri igushyigikiye. Imana ishimwe. Urumva mu by'ukuri uburyo Paulo yabyandikiye Timoteyo, uko niko kuri. Ni ikigaragaza ibigomba kugenzerezwa mu nzu y'Imana, ariyo torero. Kuko itorero ry'Imana ntabwo ari idini, kuko ni itorero ryagiyeho kubw'umugambi w'iki w'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Paulo yabivuze yeruye ko itorero ry'Imana muri iki gihe ari ryo nkingi n'ishingiro y'ukuri. Ariko se iryo torero Paulo yavuze twarimenya dute? Cyangwa se mu yandi magambo ukuri twakumenya dute? Reka tubaze Bibiliya. Reka tubaze Bibiliya kuko niyo iri buduhe igisubizo. Reka turebe amagambo aboneka muri Ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana igice cya 17 umurongo wa 21. Aravuga ngo bose babumwe nk'uko uri muri jye data, nanjye nkaba muri wowe, ngo nabo babumwe muri twe, ngo ab'isi bizere ko ari wowe wantumye.
aya magambo tubonye yuko aboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana igice cya 17 umurongo wa 21. Yesu yashakaga ko ab'isi bamenya ko abamukurikiye barangwa n'ubumwe n'urukundo. Icyo nicyo cyari icyifuzo cy'umwami wacu. Kristo ntabwo yifuzaga ko itorero rye ryacikamo ibice. Kuba itorero ry'Imana ryacikamo ibice ntabwo ari umugambi w'Imana, ahubwo ni ikimenyetso cy'umugambi wa Satani, kuko Satani niwe ucamo abantu ibice. Ariko n'ubundi Yesu umugambi we ndetse ni n'isengesho yasize abwiye intumwa ze ndetse n'abandi bagombaga kuzizezwa n'ijambo ry'intumwa yuko bose bagombaga kuba umwe nk'uko nawe ari umwe na Data, Imana ihabwa icyubahiro. Pawulo we yabivuze gute mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 12 umurongo wa 25? Reka turebe na Pawulo icyo yabivuzeho mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 12 umurongo wa 25. Pawulo yaravuze ngo kugira ngo umubiri utiremamo ibice, ariko Pawulo yavuze ko ukwimura Imana kwagombaga kuzana ibice, kwagombaga kubanza kuza maze kukagira gute, kukazana n'ibice mu itorero ry'Imana. Bityo abantu bakagenda batakaza umwimerere w'ijambo ry'Imana bakajya mu kindi kitari ubutumwa bwiza nk'uko yabivuze. Ndifuza nanone ko dusoma mu byakozwe n'intumwa igice cya 20, nihanganire, igice cya 20 umurongo waho wa 28 turageza ku wa 30. Turasoma byakozwe n'intumwa igice cya 20 umurongo wa 28 turageza uwa 30. Haravuga ngo iki? Navuga ngo mwirinde ubwanyu, murinde n'umukumbi wose Umwuka Wera yabashyireho kuba abarinzi, kugira ngo muragire itorero ry'Imana iryo yaguze amaraso ye. Nzi yuko nimara kuva aho amasega aryana azabinjiramo ntababarire umukumbi. Murongo wa 30. Kandi muri mwe ubwanyu hazaduka abantu bavuga ibigoramye kugira ngo bakururire abigishwa inyuma yabo. Ngo kugira ngo bakururire abigishwa hehe? Inyuma yabo. Mbese ubwo ibice biratangiye? Igisubizo ni yego. Rero reka tumenye yuko hadutse abahanuzi b'ibinyoma kugira ngo bakururire abantu inyuma yabo, babavane mu kuri kw'ijambo ry'Imana cyangwa babavane mu itorero ry'Imana babajyane mu binyoma. Niyo mpamvu turimo kugenda tubona ibice hirya no hino, cyangwa se turimo no kugenda tubona amadini hirya no hino, ariko mu by'ukuri atari itorero ry'Imana. Rero Bibiliya icyo yatubwiye ni uko tuzamenya ukuri, kandi ukuri akaba ariko kuzagira gute, kuzatubatura. Kandi ibyo bigatuma tumenya, bigatuma twirinda akaga ko kutamenya. Reka turebe rero mu Byahishuwe igice cya 12 umurongo wa 1 n'uwa 2. Ibyo ni ibimenyetso biri burange itorero ry'ukuri, cyangwa se uko turi bumenye itorero ry'iki ry'ukuri. Byahishuwe igice cya 12 umurongo wa 1 turasoma
n'umurongo wa 2 haravuga ngo iby'umugore n'ikiyoka. Iby'umugore ni iki? Iby'umugore n'ikiyoka. Aha turi bumenye ngo umugore ni iki n'ikiyoka nindi. Reka dusome. Ikimenyetso gikomeye kiboneka mu ijuru, mbona umugore wambaye izuba, ukwezi kwari munsi y'ibirenge bye, ku mutwe yambaye ikamba ry'inyenyeri 12, kandi yari atwite, nuko atakishwa no kuramukwa, ababazwa n'ibisi. Imana ishimwe. Iby'umugore n'ikiyoka. Uyu muntu wari utwite, ababazwa n'ibise, atakishwa no kuramukwa, ninde? Uyu mugore. Uyu mugore turi busobanukirwe uko tugenda tujya mbere, turi busobanukirwe uyu mugore uwo ari we. Mbese uyu mugore ninde? Reka nanone dusome amagambo ari muri Yeremiya igice cya 6 umurongo wa 2. Haravuga ngo iki? Umukobwa w'i Siyoni ufite uburanga bwiza wadamaraye. None se Siyoni nindi? Tubonye umugore ariko hadusomye umukobwa. Ubundi iyo tugiye mu buhanuzi dusanga umugore bishushanya itorero, kandi itorero ry'ukuri ry'Imana, cyangwa se umukobwa w'i Siyoni. Ni ukuvuga umukobwa ubundi umukobwa bivuga uzakobwa. Uyu mukobwa rero nawe, cyangwa se uyu mugore yari umukobwa ariko arakobwa, akowe rero aba umugore, kandi aba umugore mwiza. Imana ihabwa icyubahiro. Tugiye noneho tukajya muri Yesaya igice cya 51 umurongo wa 16. Reka tujyeyo. Yesaya 51 umurongo wa 16. Reka dusome. Kandi nshyize amagambo yanjye mu kanwa kawe, ngutwikirije igicu cy'ukuboko kwanjye, kugira ngo ntere ijuru rishya, nshinge imfatiro z'isi nshya, mbwire i Siyoni nti muri ubwoko bwanjye. Imana ihabwa icyubahiro. Rero icyo tubonye ni uko umugore ni ubwoko bw'Imana, ni abantu b'Imana, ni itorero ry'Imana. Ni itorero ry'Imana ryabayeho kubw'ubushake bw'Imana, ntabwo ryabayeho kubw'ubushake bw'umuntu, ahubwo ryabayeho kubw'ubushake bw'iki? Bw'Imana. Pawulo nawe yarabivuze, avuga ku itorero ry'Imana, cyangwa se avuga ku mugore, cyangwa se avuga ku mukobwa, aho yavuze mu rwa 2 rw'Abakorinto igice cya 11 umurongo wa 2. Haravuga ngo kuko n'abakwereye umugabo umwe niwe Kristo, ngo mubashyingire mumeze nk'umwari utunganye. Imana ishimwe. Urumva ko aya magambo mu by'ukuri arasobanutse yuko umukobwa ni umuntu uzakobwa, kandi ni koko Kristo yadukoye amaraso y'igiciro cyinshi, nk'ay'umwana w'intama ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Imana ihabwa icyubahiro. Nanone rero mu byahishuwe igice cya 17, ubwo uwo tumaze kubona ni umugore mwiza, ni umukobwa wakowe, ariko noneho hari n'umukobwa mubi, cyangwa se hari n'umugore mubi. Umugore mubi rero we turamusanga mu byahishuwe igice cya 17 umurongo wa 3 kugeza kuwa 5. Turimo kureba ibimenyetso by'itorero ry'Imana.
cyangwa se ibiranga itorero ry'Imana, kuko twabonye ibiranga amafaranga y'ukuri n'amafaranga atari ay'ukuri. Ku mutwe w'amagambo haravuga ngo ibyamarayo ukomeye uhetswe n'inyamaswa. Ibyande? Ibyamaraya. Urumva mu by'ukuri maraya atandukanye n'umugore mwiza. Umugore mwiza nyine ni umugore ufite umugabo wamukoye, ariko uyu nguyu ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ni maraya. Ariko noneho maraya ngo unakomeye, ariko ngo uhetswe n'iki? N'inyamaswa. Ibi nabyo turi bubirebe. Reka tubaze Bibiliya. Umurongo wa 3. Anjyana mu butayu ndi mu mwuka, mbona umugore ngo umuki umugore nawe, ariko ni umugore wa maraya. Mbona umugore yicaye ku nyamaswa itukura yuzuye amazina yo gutuka Imana. Umurongo wa 4. Uwo mugore yari yambaye umwenda w'umuhengeri n'umuhemba, yari arimbishijwe n'izahabu n'amabuye y'igiciro cyinshi n'imaragarita. Mu ntoke ze yari afite igikombe cy'izahabu cyuzuye ibizira n'imyanda y'ubusambanyi bwe. Umurongo wa 5. Mu ruhanga rwe handitswe ngo Babuloni ikomeye, nyina w'abamaraya kandi nyina w'ibizira byo mu isi. Mbega umugore mubi, umugore maraya ukomeye kandi akaba ahetswe n'inyamaswa. Tubonye uyu mugore turangiza tubona ngo ni Babuloni ikomeye kandi ni nyina w'abamaraya. Birakomeye yuko umugore mubi yabyara abana ngo babe beza, ahubwo ni kenshi umugore iyo afite imyifatire mibi, akenshi abyara n'abana nabo bakagira imico bamukomoraho, nabo bagahinduka maraya. Uyu mugore rero ngo ni nyina w'abamaraya, nuvuga ngo ni maraya n'abana yabyaye ni bande? Ni ba maraya. Tugiye hejuru gato, reka twongere tugaruke ku magambo ku murongo wa 4, aho bavuga ngo uwo mugore ngo yari yambaye umwenda w'umuhengeri n'uw'umuhemba, ngo yari arimbishijwe n'izahabu n'amabuye y'igiciro cyinshi n'imaragarita mu ntoke ze, ngo yari afite igikombe cy'ibizira cyuzuye, igikombe cy'izahabu cyuzuye ibizira. Ikintu gitangaje ni uko iki gikombe cyari igikombe cyiza, cyari igikombe cy'izahabu, ariko ikintu gikomeye ngo cyari cyuzuye ibizira. Uyu maraya mu by'ukuri ni wa muhanuzi w'ibinyoma wagiye wikururiraho abantu, agakoresha ijambo ry'Imana, nkuko ijambo ry'Imana niryo zahabu, ariko mu by'ukuri ntabwo ibyo yasohoraga byari ibyo mu ijambo ry'Imana, sibyo? Ahubwo ngo byari ibiki? Byari ibizira. Mu yandi magambo hagaragaza yuko Babuloni ikitanga ngo ni inzoga z'ubusambanyi bwe. Rero mu by'ukuri uyu ni umugore mu by'ukuri utandukanye n'itorero ry'Imana, ni umugore mubi utandukanye n'itorero ry'Imana twabonye mu byahishuwe igice cya 12. Mu by'ukuri icyo twabonye nuko twabonye yuko amagambo twabonye mu byakozwe n'intumwa igice cya 20, umurongo wa 28 kugeza ku murongo wa 30, nuko mu by'ukuri itorero ry'Imana kugira ngo ritabonekamo ibice rikwiye kubona uburinzi, kandi ubwo burinzi nta handi buturuka, ni mu ijambo ry'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Nuko abantu babona uburinzi mu ijambo ry'Imana, kandi reka mbabwire yuko kubona ibimenyetso biranga iryo torero ntago ari ibintu bikomeye. Ni nk'uko umuntu yavuga ABCD
cyangwa se nk'uko umuntu yabara 1 2 3 4. Mbese ibyo si ibintu byoroshye? Igisubizo ni yego, biroroshye nk'uko byoroshye kugira ngo umuntu asobanukirwe n'inote nzima n'itari nzima byoroshye, uko ni nako byoroshye kumenya itorero ry'ukuri ry'Imana. Mu gihe duhindura impapuro z'amateka y'itorero, tubona harabayemo ingorane zikurikira. Ni izihe rero? Niba abigisha b'ibinyoma badutse, hanyuma abemeye bakabakurikira bakava mu kuri cyangwa se bakava mu itorero ry'Imana bakajya mu kindi, nk'uko Pawulo yagize gute yabivuze. Abandi byagenze biti? Abandi barajijwe. Abandi bagize gute? Barajijwe. Ese muzi ko n'ubujiji ari ikizira k'Uwiteka? Abandi barajijwe. Abigishwa bakururirwa hanze, bagenda buhoro buhoro bava mu kuri kwigishijwe na Yesu. Ariko muri ibyo byose Imana yakomeje kugira itorero ryakomeje gushikama mu kwizera. Imana ihabwa icyubahiro. Nubwo byagenze gutyo, hakaboneka abigisha b'ibinyoma bagiye bakururira abantu buhoro bakabavana mu kuri kwigishijwe na Yesu. Ariko hari abandi bashikamye mu ijambo ry'Imana, abo nibo bagize itorero ry'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Abantu rero baribaza bati se ubu byafata igihe kingana iki kugira ngo umuntu amenye itorero ry'Imana? Mbese birasaba yuko agenda asoma amahame ya buri torero, cyangwa se asoma amahame ya buri dini kugira ngo asobanukirwe n'itorero ry'Imana ry'ukuri? Oya, ntabwo ariko bikwiye kugenda. Ahubwo nk'uko nababwiye ko nk'uko umuntu abara 1 2 3 cyangwa se akabara ABCD, uko niko umuntu abasha kubona itorero ry'Imana bitagize gute, bitamugoye. Nuko rero umugore waguye yerekana itorero ry'ibinyoma, naho umugore utunganye yerekana itorero ritunganye. Imana ihabwa icyubahiro. Reka turebe icyo ubuhanuzi bwabivuzeho. Ngira ngo aya magambo twayasomye mu Byahishuwe igice cya 12, umurongo twasomye umurongo wa mbere n'uwa kabiri, ariko reka tugende turebe n'uwa kane, tuve ku wa gatatu tugeze noneho ku wa kane. Ibyahishuwe 12, twari twasomye umurongo wa mbere n'uwa kabiri, reka noneho dusome umurongo wa gatatu n'uwa kane. Reka tubaze Bibiliya, umurongo wa gatatu n'uwa kane. Mu ijuru haboneka ikindi kimenyetso, mbona ikimenyetso kinini gitukura gifite imitwe 7 n'amahembe 10, no ku mitwe yacyo gifite ibisingo 7. Umurongo wa kane. Umurizo wacyo ukurura 1/3 cy'inyenyeri zo ku ijuru, uzijugunya mu isi. Icyo kiyoka gihagarara imbere y'uwo mugore waramukwaga, kugira ngo namara kubyara gihere ko kirye umwana we kimutsotsobe. Aya magambo turayumvise neza uburyo ki itorero ry'Imana cyangwa se umugore mwiza yagiye ahura n'izi ngorane, ziturutse ku kiyoka. Mbese ikiyoka ninde? Ikiyoka ni Satani. Uburyo ki iki kiyoka cyagiye kirakarira itorero ry'Imana, kandi usomye ku murongo wa 17, itorero ry'Imana ni itorero ryitonde. Reka tuhasome naho umurongo wa 17 w'iki gice. Haravuga ngo ikiyoka kirakarira wa mugore, kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye
bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Reka mbabwire ko n'iki ngiki ni ikimenyetso simusiga ndetse shingiro cy'itorero ry'ukuri ry'Imana, ni uko ari itorero ryitondera amategeko y'Imana kandi rikaba rifite guhamya kwande kwa Yesu. Ariko icyo tubonye hariya muri iriya mirongo ibanza ni uko tubonye yuko ikiyoka cyangwa ari Satani ryarakariye uriya mugore, cyangwa se mu yandi magambo ryarakariye itorero ry'Imana. Aha rero baratubwira ngo umugore waguye yerekana itorero ry'ibinyoma, naho umugore utunganye yerekana itorero ritunganye. Tugikomeje ku itorero ry'ukuri cyangwa se tugikomeje ku bwoko bw'Imana bwitondera amategeko y'Imana bukaba bufite guhamya kwa Yesu, reka tugende kugira ngo dusobanukirwe n'iyo ntambara cyangwa se na kiriya kiyoka. Reka dukomeze muri iki gice ku murongo waho wa 7 turageza ku murongo wa 9 w'icyo gice cya 12. Umurongo wa 7 kugeza ku wa 9, ubwo turiwe tureba ikiyoka. Umurongo wa 7: mu ijuru habaho intambara, Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka, ikiyoka kirwanana n'abamarayika bacyo. Umurongo wa 8: ntibanesha, kandi mu ijuru ahabo ntihaba hakiboneka. Cya kiyoka kinini kiracibwa, aricyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya abari mu isi bose, nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunyanwa nacyo. Rero mu by'ukuri icyo tubonye ni uko ikiyoka gishushanya ya nzoka ya kera, ariyo mwanzi na Satani, ya yindi yarwanyije Adamu na Eva mu murima wa Edeni. Uyu munsi icyo kiyoka nicyo kiri mu ntambara yo kurwanya itorero ry'Imana, cyangwa se mu yandi magambo kirwanya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Cya kiyoka kinini kiracibwa, nicyo ya nzoka yitwa umwanzi na Satani, nicyo kigira gute kiyobya abari mu isi na bugingo n'ubu. Nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bagira gute bajugunyanwa nacyo. Icyo kiyoka gihagarara imbere y'uwo mugore waramukwaga kugira ngo namara kubyara gihere ko kirye umwana we kimutsotsobe. Uyu mwana bavuga aha ngaha ni Yesu. Ni Yesu, aho batubwiye ngo abyara umuhungu, abyara umwana w'umuhungu uzaragiza amahanga inkoni y'icyuma. Impamvu ngarutse aha hantu ni uko twigeze tuhavugaho tugaragaza ngo mbese uwo mwana ninde, uwo mwana wasahuwe ninde. Uyu mwana ni Yesu. Ni Yesu washatswe kwicwa na Satani binyuze mu buyobozi bwa Herode, ariko umwana akaza gusahurwa, agahungishirizwa hehe? Agahungishirizwa mu ijuru. Imana ihabwa icyubahiro. Rero uko cyashatse guconshomera Yesu agasahurwa, uwo mwana akajyanwa mu ijuru, niko cyasigaye kirwanya abasigaye bo mu rubyaro rw'uwo mugore. Kandi abasigaye bo mu rubyaro rw'uwo mugore ni itorero ry'Imana. Reka rero mu by'ukuri dushakire ubuhungiro bw'iyi ntambara mu ijambo ry'Imana. Dushake kumenya ijambo ry'Imana, kuko nitumenya ijambo ry'Imana tuzamenya icyerekezo cy'uru rugamba, tuzamenya uburyo tururwana, tuzamenya aho intsinzi iri, kandi intsinzi nta handi iri, ni mu ijambo ry'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Rero icyo twabonye ni uko iyo ntambara yatangiriye hehe? Yatangiriye mu ijuru. Uko yatangiriye mu ijuru,
yimukiye mu isi kuko twabonye ko icyo kiyoka ngo cyarwanye n'abamarayika bacyo ngo ntibanesha, ahabo ntihaba hakiboneka, nuko kijugunywa hehe? Kijugunywa mu isi. Niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo wasi ugushije iki? Ugushije ishyano, kubera ko Satani yakumanukiye afite umujinya mwinshi. Rero uyu munsi icyo kiyoka cyangwa se Satani hari ahantu ikorera. Uko yakoreye mu buyobozi bwa Herode, uko yakoreye mu buyobozi bwa Herode cyangwa se muri Roma ya gipagani y'icyo gihe, uyu munsi n'ubundi ni uko arimo gukorera mu muhanuzi w'ibinyoma, ariyo Babuloni ikomeye, ariyo torero ryaguye ndetse rifite n'abandi bana bayo, ariyo bamaraya. Rero umwanzi yagerageje Yesu mu gihe cyose yakoraga umurimo wamuzanye. Satani yibwiraga ko azitambika mu nama y'Imana yo gukiza iyi si yacumuye. Ubwo Yesu yari amanitswe ku musaraba, Satani yibwiye ko yatsinze intambara. Ariko yari yatsinze se? Igisubizo ni oya. Ahubwo Yesu ni wowe watsinze iki? Ni wowe watsinze urwo rugamba, kubera yuko yavuze ngo nimanikwa hagati y'isi n'ijuru nzireherezaho bose, kandi abemeye kwizera izina rye cyangwa abemeye kwizera igitambo cy'i Karuvari, abo ngabo nabo bazanesha. Imana ihabwa icyubahiro. Satani rero yibwiye ko yatsinze intambara, ariko mu by'ukuri ntabwo yari yatsinze, ahubwo Yesu Kristo niwe watsinze. Kuko n'uyu munsi nubwo yapfuye agahambwa, ariko imva yigize gute? Irarangaye. Yaranesheje ku musaraba i Karuvari, anesha igituro, ari mu ijuru, aho nanone ari mu ijuru ku bwacu. Imana ihabwa icyubahiro. Yesu yamaze kunesha Satani, Satani ahindukirira umugore cyangwa se ahindukirira itorero kugira ngo agire gute? Arirwanye. Intumwa Pawulo yaciwe umutwe ari hanze ku nkuta cyangwa se ku nkuta z'i Roma. Ubwo ni ukuvuga ngo Satani n'ubundi yari ahindukiriye aba Yesu cyangwa se yari ahindukiriye itorero. Abakristo bishwe urubozo, abandi batabwa muri yombi, bajugunywa mu mazu y'imbohe, abandi bamena amaraso yabo mu buryo butandukanye. Mbese ari ikigaragara yuko Satani yahindukiriye itorero ry'Imana. Igihe cyose rero abigishwa ba Yesu bari bakiriho, itorero ryahagaze ku kuri ritajegajega. Bivuze yuko nubwo ibinyoma byagiye biza, ariko twabonye yuko hakiri abantu bagikomeje ukuri kw'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Nyuma abigishwa bamaze gupfa, abakristo bamwe bagiye batezuka ku kwizera kwabo uko ibihe byagiye bihita, maze inyigisho z'ibinyoma zinjira mu itorero, abantu bareka kwizera kwa Yesu cyangwa se bareka inyigisho zari zarigishijwe na Yesu. Ahagana mu mpera y'ikinyejana cya kabiri rero, amatorero menshi yihangishijeho ibintu bishyashya, cyangwa se mu yandi magambo yihangishijeho izindi nyigisho nshyashya zidafite aho zihuriye n'ukwizera abizera bahawe rimwe ngo bibe ari iby'iteka ryose. Ubwo abigishwa ba Kristo bari baruhukiye mu bituro byabo, ukwiyoroshya kwari gusanzweho mbere kwarasibanganye. Bivuze iki rero? Bivuze ngo abigishwa b'ibinyoma bagiye bakururira abajijwe inyuma yabo, bagiye mu by'ukuri bagiye bafata ukuri baguhindura ibinyoma. Nyamara ijambo ry'Imana ritubwira yuko ukwizera twahawe rimwe kugomba kuba ukwiteka ryose,
kugeza Yesu agize gute agarutse. Mu kinyejana cya kane rero umwami w'abami Konstantino yagerageje kugundira ubutegetsi bw'i Roma, ahuriza hamwe abapagani n'abakristo, abakomatanyiriza mu idini rimwe rikomeye. Ariko mu by'ukuri nubwo bimeze bityo, ab'Imana n'uyu munsi baracyahari. Ibyo rero byatumye ubukristo bwamamara. Ariko nubwo bwamamaye ari ubukristo bwavuye ku rufatiro rw'ijambo ry'Imana. Abapagane babatizwa mu itorero maze bazanamo imyizerere n'imigenzo yabo. Uko itorero ryakiraga aya makosa niko ryagiye ritakobwa umugambi waryo, cyangwa se niko ryagiye ritakaza umwimerere, cyangwa se niko ryagiye ritakaza kwa kwizera abizera bahawe rimwe. Umuhanga umwe mu by'amateka yaranditse ati, ku byerekeranye n'imitekerereze ndetse n'imigenzo yakurikizwaga, abakristo bashya ntaho bari batandukaniye n'abapagane ba kera. Urumva ko abakristo bashya bagiye baza mu itorero ntaho bari batandukaniye n'abasengaga iki? N'abasengaga ibigirwamana. Kubera iki? Kubera yuko abantu bagiye bava muri kwa kwizera abizera bahawe rimwe. Rero umubare mwinshi w'abapagane barabatijwe, bamaze kubatizwa baracogoye mu byo kwizera. Bari bafite gahunda, abakristo bafite gahunda kugeza aho bahindukiriye ibigwari. Ibinyejana by'ubukristo, amateka ahiniye bugufi, urupapuro rwa 58 niho habigaragaza. Nyamara muri icyo gihe hari abakristo benshi bakomeje gukomera ku kuri, maze bamagana ihinduka ryadutse mu itorero. Banga guhara ukuri bamenye, nuko benshi bararenganywa. Abakomeje ukuri kw'ijambo ry'Imana baciye mu karengane. Bidatinze abategetsi b'Abaroma basohora itegeko rivuga ko kudakurikiza inyigisho z'itorero rya leta ry'i Roma ari icyaha gihanishwa urupfu. Reka nababwire yuko n'uyu munsi niko bizagenda. Abantu batazemera gukurikiza itorero, navuga ko ari itorero rya leta, n'ubundi nabo bazaca hehe? Mu karengane. Kuko ijambo ry'Imana ritubwira yuko ibyabayeho ari byo bizongera kujya gute? Ari byo bizongera kubaho. Aya magambo tuyasanga mu Byahishuwe igice cya 12 umurongo wa 13, aho tubona yuko ikiyoka kirakarira iki? Tubona yuko ikiyoka gihiga wa mugore wabyaye umuhungu, kiragenda kirakarira abo mu rubyaro rwe basigaye. Ibyahishuwe igice cya 12 umurongo wa 6. Reka mbabwire rero yuko mu by'ukuri ni kuri iki gice n'ubundi cya 12 tugiye kurangiriza igice cyacu cy'igisho cyacu cy'uyu munsi, tukazakomeza ubutaha. Rero nshuti z'Imana, Bibiliya kitubwira mu mubwiriza igice cya 1 umurongo wa 9, nuko ibyabayeho kera ari byo bizongera kubaho, nta gishya munsi y'ijuru. Uko abana b'Imana bashikamye ku ijambo ry'Imana cyangwa mu kuri kw'ijambo ry'Imana banyuze mu karengane, niko uyu munsi nanone abana b'Imana bazakomeza gushikama ku kuri kwa Bibiliya cyangwa se kw'ijambo ry'Imana, basobanukiwe cyangwa se bahabatuwe n'ukuri, bazongera guca mu karengane. Rero reka sabire umuntu wese, nanjye nisabira kugira ngo mu by'ukuri tugerageze kurwanya akaga gaterwa no kutamenya, tubaturwa n'ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Reka nanone turangize icyigisho cyacu dusenga.
Nanone data ujya neza utuye mu bwami bwera bwo mu ijuru, turagushimye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye amagambo yawe y'ubugingo wongeye kutwigisha kuri aya manywa, ubishimirwe. Turagusaba kugira ngo aya magambo uyandike mu bwenge bwacu, kugira ngo atubere umucyo umurikira ibirenge byacu, kandi ku musozo w'ibi byigisho Imana yo mu ijuru ari izahabwa icyubahiro. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen.